aba rega content dutanga ziratandukanye tugendeye kuri TikTok tugendeye kuri YouTube tugendeye kuri Instagram iyo dutanga kuri YouTube iyo dutanga kuri Instagram no kuri TikTok biratandukanye yeah tugiye kuri YouTube tugendera kubiri gusirikira muri imihanda abanyarwanda mukunda hahiye kandi koko hahiye koko urumva ni gufata amakuru hari tukashyira mu rwenya kandi noneho tukagerageza noneho kwibanda kubiri kuba iki gihe nyine kuri trend ibigezweho kwa rero iyo byagezweho kandi bakaba bashaka ubundi akenshi ni n'abantu baduhamagara ngarasimbutse kubivuga nabonye uri gusimbuka iyo wabije pesimito z'inminota ingahe ntabwo avunitse wari witoje iminota ingahe ntabwo avunitse yaturutse hirya arinjira n'ingofero arabanza arayambara ariya wiganaga iki yiganaga uwaguze niba wasimbutse sufata se urumva ari umuvandimwe wari wamaze iminsi atubwiye ko ngo yayise Spiderman ndabane ba byagaragara bitari ngewe wagarutse aho umugabo aguyirenza aho utwaye none nk'inkoni kubisa umugabo umukeba yirenza uruhu uramenye nagombaga kwiga gusimbuka ntawamenya erega ngabagabo muri rusange ngo sinzi abantu bavuze ngo baremanywe ngirari ariko nibyo ntabwo babeshye koko se reba nkawe winjiye muri studio tusoma oya barambwiye ngo abakobwa babikunda cyane nabari wowe uvamo rero ubura amahirwe nanahageze aho umugani ariko ubwenge none se papa ntabwo barangiza kutubwira kuri konti bavuze ngo YouTube mushyiraho ibiri gutrendinga ngo TikTok naho bimeze gute TikTok tugerageza gufasha igihugu urumva no gukiriya nire kamemo turaba content creator no gucreatinga ubwo buriya TikTok iratandukanye n'izindi mbuga usanga hari nk'indirimbo ya trendinze kuri TikTok hari nk'akabrage ka trendinze kuri TikTok tugerageza kwihuza n'ibyo bintu byose ariko tugerageza no kubaka igihugu cyacu urumva kuko turagikunda cyane tugomba kugisupporta nk'ubu ngubu hari icyorezo cyugarije cyitwa Marburg urumva tugomba kuburabura abantu kugira ariko muri ya jari yacu turimo n'ubundi ya comedy hari ibintu byinshi hari ibibazo byinshi dushobora kuba twasoluvinga nk'aba content creators tugerageza nyine kuba twashyira muri uwo mujyo mu masegonda makeya tukaba twakora ibyo bintu bitandukanye n'ibyo buriya nyine abadukunda kuri Instagram abadukunda kuri TikTok tugerageza kubavangira nyine twebwe bundi nyine impamvu nkubwira ngo ndi buri kantu buri nguni ntabwo twakora mu bintu bya trend gusa ngo twibagiwe igihugu aho kiri ngo twibagirwe ibiri gutrendinga twibagirwe n'udutiku duke na duke nyine gake none se mubigenza mute kugira ngo mwitwararike hato mutaza kugwa mu mutego we turi kubonamo abantu benshi ubaganisha muri za nzangano muri amatiku gukora ibitaza namwe kuba kongera kubagarukira bikaba ibibi kubera ko mwabikoze wenda mubogamye cyangwa se bitanyuze ku murongo icya mbere ni urwenya yego sibyo kandi kuva kera abantu bateraga urwenya kandi n'ubuse bagatebya ibyo ni ibintu bisanzwe ahubwo ubwo byaba bibi ari umuntu utumva yuko nyine ari urwenya sibyo kamema mujya muri za Genesis comedy umuntu guteraho urwenya natwe ubwacu baduteraho urwenya ubwo rero nizeye yuko twege ntabwo tujya kure y'urwenya kuko twe turabanyarwenya ubwo rero twe dutera urwenya kamema urumva nta bundi bwenge dushyiramo twe dutera urwenya urumva abandi bajya kukwijandika mu bindi bintu kuko nyine bakora ibindi bintu bitandukanye n'ibyacu twebwe nk'abanyarwenya rero ujye no kujya muri ibyo bintu ntabwo byaba bikiri urwenya twebwe rero tugerageza kwikorera urwenya just gusetsa abantu ariko
ariko none birimo na ya entertainment Ya. yo gutanga amakuru Kameme. ni iyihe nkuru mwakoze muri ibi bihe byasaga muri ibi bihe bihari abenshi bagiye bavuga ko bagiye babona abantu bisumbuye ni iyihe nkuru mwakoze ikabustinga kurusha izindi muri ibi bihe byasaga muri ibi bihe ni inkuru ya sabe okay urumva ni inkuru ya Murungi yose sabe yose yo kwisimbi yose TV yose urumva bakomeje kuvuga ngo yarasimbutse ngo ari kumwe n'undi muntu ngo umukobwa ngo witwa ngo nimba ngo ngwino ndebe urumva noneho natwe uvuga ngo se kuko yarasimbutse ariko nyine twakomeje kubishakisha nyine na n'ubu ngubu ntabwo twamenya ibyo ari byo kuko ntabwo yatanga version ye atubwiye niba yarasimbutse ariko narebaga umuntu unuza nkabona asa nkawe ariko se urayitegereje iyo version negereje mwana ntawamenya siwe buri nguni wasanga aya makuru ayafite bayamwihanganishije buri nguni nta makuru ufite oya icyo kora ayo nabashije kumenya ko sindanabimenya neza kuko abantu bakomeje kubivuga ngo yanga kuba yakiyerekana mu gucunganuza umutekano we ngo ariko ngo hari akawunti ikomeje kumuvugira ngo kuri Twitter ngo yitwa Gapipi ariko bakomeje kuvuga ngo ishobora kuba ari iye simbizi ubwo urumva dutegereje version ye ku Gapipi ibyo yenda ntabwo yabikora none akita iryo zina amazina yose kuri Twitter buriya nyine ushobora kuba wakita izina ushaka icyo ndi kuvuga bitewe na influence afite uko tumuzi n'iki ntabwo kabemera kwita Gapipi ntabwo ashobora kukita ngo avuge ngo ni ngewe witwa Gapipi ariko yanabyita rwose ntibitwaye iki umuntu yaba yakitwa ariko Gapipi Fabu ngo bizarangira bizarangira abaye n'urupipi reka nta kintu kidakura rero umuntu ahorana imyaka 2 umuntu agenda akura tujye kuri buri kantu nizihe challenge zikomeye cyane wenda mwagiye munahura nazo ubona ko zishobora kuba zitera n'abandi ubwoba cyangwa se abajene rimwe na rimwe bakavuga bati ibintu tubabitinye mu gushakisha umamenera kugira ngo bashobore kugera ku iterambere challenge ya mbere twahuye nayo nuko abantu batwumva urumva iyo urepfiriya mu cyaro mu bintu bya showbiz ukiri hasi uba uri kurwana ngo abantu bakumve ukoresha imbaraga nyinshi z'umurengera kugira ngo abantu bakumve iyo challenge rero niyo ya mbere twahuye nayo indi challenge ya kabiri ni ugutangirira kuri zero niyo yishe n'umuntu ubu se ko urubyiruko rwinshi ruvuga rwose rufite zero ariko gutangira ntabwo bikunda bo barashaka gutangirira hejuru ibyo bintu ubwo mwabihuza mute kugira ngo nk'urugero aka kanya nshobora kuba naza kuri radiyo aka kanya ndi kuvuga nshobora kuba ndi kumvwa n'abantu nka miliyoni urumva so rero hari ukuntu umuntu avuga ati basi reka nze mvugira aha hantu abantu miliyoni banyumve instead yo kuba yatangira TikTok ye ku muntu umwe 2 3 uraza kuvugira kuri radio ya miliyoni ubwo uzi ikintu byasabye umuvandimwe ka star kugira ngo ibintu abyirukemo byamufashe nk'imyaka nka tarara cyangwa se ubuzima bwe bwose afite mwaka kanya kugira ngo afite ahantu ajya miliyoni imwe y'abantu ikamwumva none wowe urashaka kujya aho hejuru ngo ari utangire ntabwo ushaka gutangira aho hasi ku tuntu twa make yaho ngaho iyo niyo boro yonyine niyo challenge ya mbere yugarije urubyiruko ni nayo natwe yatwafex urumva uko twabanje guhera kuri chano nabwo twayitangire from zero barayitwara kongera gutangira kuri zero nibyo bintu byonyine byatwishe umwana ugahamagarire neza ugahamagara sabin naho dubusanga twaragonganiye ugahamagara cita batabyumva nawe ukuzi nawe kwitaba batabyumva rero kwarwaniraga ko batwumva kandi nanone gutangira kuri zero bikatugora ariko ibyo byose iyo byirengagije ugatangira ebana abantu barakumva uko byagenda kose ubundi hari igihe ugera none se kuki batabumvaga byagenze gute kugira ngo babumve kutakumva nta bundi bwenge burimo ahubwo ni uko ntacyo wagakoze ubwira umuyutuba ngo agutumire ubu ngubu
nta zino ufite arareba akavuga ati ndakumuzana ni zero views nta views zirimo kandi yahamagaye n'ubundi wabikoze akamuheza views kuko turi gushaka imigati kuko ukoresha ikiganiro ntikirebwe ntacyo bimumariye kuko we arashaka gucuruza abizi neza ko yagushyiraho ugacuruza yagushyiraho ariko uko azi ko utacuruza arabyihorera so rero ku understanding icyo kintu yuko turimo udacuruza ngo wumve yuko nyine kuba batagufashije atari uko wenda banakwanze biragoye ariko nabo bagerageza banafashe nabo bapeti wana urumva kuko ushobora kumutumira wumva batarabyumva usanga baranabyumvishije ariko nanone ntabwo twaveba abo bantu batabatumira kuko already biragoye pe biragoye gushyira umuntu udafite ari nayo mpamvu ubu ngiye gushimira abantu bamfashije muri kariyeri njyewe sinkubeshye nshimira umuntu wihanganiye kungira kuri channel ye icyo gihe nta muntu naho ubu nanjye ndi kubyumva ubu ndi kubirimo ndi kubyumva igisasi yabaga adankize nibwo uri kuyibona ko ari nko kuvuga ngo uzagwa ahandi ubwo rero iyo ngeze kuri urwo rwego mpita nshimira umuntu bita Rakinzeyimana nkahita nshimira umuntu bita Blaze akora kuri BTN right now ngahita nshimira umuntu bita Mani Ibra sugira ngo ntago bararangiye kabandi tutabumvise abaheze ayinya namusoma aso nasoma kuri ritanga umugani mu aho se hafashwe naho Buringuni umunwa n'Abanyarwanda imikino misomano ivamo Abanyarwanda n'abanyabwenge uyati bana batifi badushimishije kabisa ni Sam Ruhango Burikanu ndamuzi man ni waho musha Burikanu ngo yubahwe kabisa mwiruka kera bana Sam ubwo ngubwo bana ngo nibyo nagenda mere mama biga uyati Burikanu burya ngo yogoshaga ngo agiye ngo kuri dread yogoshaga agiye kuri dread cyaba utuma nasoma neza ati Buringuni turakwemera wino ati Muhanga turabakurikiye Burikanu ko atavuga ko acuruje no yasore ibi bintu biri mu twakomeye turacuruza n'abaki wacuruza abantu wacuruza abakobwa n'ubundi acyabacuruza ntago akubeshye wa undi wagiye watubeshye nose ubu kampani mpamaga aka kanya right now ndashaka abakobwa beza nshyira ku byapa murampa miliyoni ngakuramo 200 natwe ubwacu turicuruza ariko ye mufite seta kuri YouTube dufite iseta amafaranga yose ashaka ibiciro mufite na meni iby'umuntu uyati hey basaza ngaho namwe mu ngo maze gufatisha ngo nimuzamura abandi ako kantu ni keza already twarabikoze uwo mukobwa si yagiye uwa mbere yagiye Uganda uwa kabiri ni wabura produit yacu ni padiri tuba twirata padiri buri diro uwo ni uwa kabiri uwa gatatu arimo aragerageza umwana ukora imiziki y'umuvandimwe yitwa Sevumira turimo turagerageza n'umuproducer w'imiziki bita Masbeat aba bakobwa bafite na rebo mufite inzu tufasha abahanzi yego big records reka dukomeze ubutumwa ni bwinshi cyane none hati abasore ngo ndabeme cyane ngo bataga vibe cyane ari Burundi abarundi bange abashinga nayo mugabo umva yingiye nayo ngo nukuri ngo muduhe stories z'ukuntu mwajyaga mutanga passe z'aba baby ariko muraziduha nushaka uhita uri kuba muri studio naho mbwira karagaciyeho ubu se naba nahatanze passe nkaba ndi singa ok tukomeze Clementine ati bonsoir Tasha bagusomye ndeba nawe ni wowe nawe uze bagusome bazamuke bagusome ararwaye Michel ati Buringuni we nusubira Kimisagara unsurize kakana twigeze ngo kwahurira umusangire vange yitwa Iradukunda Michael
akana mwasagiye ivange ahantu imvange niba ari imvange ndayirya cyane mbese ngo sinzo babazaga ngo ukiba ikabuye nako ikabuye twarahabaye ahubwo ikabuye mwarahabaye kuko mwazengurutse itembera u Rwanda abantu barabazi ubona ko bafite public kabisa ngo muri abahanga kabisa ngo baradukurikiye tureshya ahangaha turakomeza hagati aho rero nitugana ku musozo hari utubazo ngiye mfite nifuza kubabaza tudahuye n'ibiganiro BURIKANTU na BURINGUNI baba bari kumwe kandi bari gukorana ntabwo BURINGUNI bari kumuha no wenyine niko bari kubigenza none no uretse gato uretse waho umuntu icyo adashaka uyaje afite irari nabishaka kuva kare cyane atanahagera yabiraranye afite indarane alright turacyakomeje rero kuganira na BURIKANTU na BURINGUNI ariko y'ubwirinzi yego irabizi neza yuko abajene n'abajene n'abandi bantu bakuru okay cyambe turabizi ko sida ihari yego kandi twaba tuzi neza yuko nta muti nta n'urukingo igihe ari wenda ari kigugabanyiriza ubukana yego indwara idakira rero bashyizeho ubwirinzi icyambere ifate icyo bagutegeka yego urumva kwako mbere kwifata ubundi wagomye kubanza ukipimisha ukamenya nuko uhagaze ubundi wabona umeze fresh ukifata wabona utameze fresh nabwo ukifata kuko buri si byiza ko wakanduza abandi ikindi wena barabizi neza yuko umubiri uryana yego urumva bashyiraho agakingirizo sibyo mbo uri umujene wumva radio nta ahantu hose urabizi neza yuko sida ihari uzi neza yuko n'agakingirizo gahari nta pfunwe biteye rero ko wagenda ukanga agakingirizo kawe buri no mu byiciro ubwinshi butangirwa n'ubuntu sibyo so rero ndumva nta kitagumye kuba ikibazo ahubwo twakagombye gukoresha ibyo dufite ubwo bukingirizo burahari si buhenze mu bukoreshe ariko ikiza nifate mwana kwifata biroroshye BURIKANTU karame niki kigoye cyane nk'ibishuko mu ruganda rw'imyidagaduro ikintu kigoye cy'ibishuko amafaranga aza nyuma y'abakobwa ni ukuvuga ngo mu ruganda rw'ibi bintu dukora amafaranga aza nyuma y'abakobwa nk'uko abivuze urumva manje nzagera aba followers ibihumbi hafi 30 ndi empty mu mufuka urumva so rero ikintu kiba cyihuta aho ngaho mwabo bafana barimo barakwita boss wabo abandi bakubwata ngiye nakwambara n'imiki n'iki sometimes nyine bituma abajama bajya mu busambanyi urumva so ikindi rero nababwira mani bifate mani kubaho nirimo urumva niba ushaka guhombera iwanyu ntari biyahure nari mwese turira rimwe ejo tukaba twakwibagiwe wiyahure tunari none ikintu kirenze ni ukuntu icyo gikorwa gishobora kuba cyakwangiriza ubuzima kitanapima urumva cyose kitamara iminota 2 niyo ndi kuvuga nyine nta n'iminota nyine urumva usaba utanashoboye rimwe na rimwe usaba utanashoboye urumva ugasanga wandavuriraga ubusa n'uburyohe bw'indengakamere burimo buriya bombi iraryoha mwana urumva kurenza biriya bintu n'ukuri bombi iraryoha buriya uzumve akosha iki cyakumaze ubwo ibihe bintu BURINGU ibihe bintu nyine biriya bintu by'ubusambanyi aravuga nk'uwabiriyeho ufite amakuru reka tujyane neza nk'ubu uriye bombo mu buryo bwihuta utayirumye wikanjakanje urumva ukayirya wayirya nk'iminota ingahe hasi harenga ubwo umwe oya bomba biterwa niyo ariye senkani fata ya senkani uyirye wayirya nk'igihe kingana wayirya nk'iminota wenda 15-20 ariko se uretse gupfubura uretse babigize akazi urumva ubundi iyo minota 15 wayiba ukiye kuri kubaga kuko buriya ngo bavuga ko ibirenze iminota 5 aba ari ukubaga ubuze kubaga ni ukantu bitaga mu ibagiro ibintu ntacyo ndi bubivuge ibintu bya BURINGUNI nta kintu
ariko abantu basigarana isomo rikomeye ni ugutebya ariko hagomba no kubamo isomo rikomeye kuko tubivuga dutebya kuko abatwumva nabyo tuzi neza ko ibyo bakunda aho biba biri naho biganisha oya ntacyo twavuze kiri de spéciale n'ubundi already barabizi bibaho kandi na byiza ngo tugiye n'urubyiruko inama bamenye yuko nyine ibyo bintu kujya wandavurira ubusa ujye kuba wamana ubuzima bwawe bwose wivuza unywa ibinini bya ku miti rimwe na rimwe umara kuza no kwinywera akantu kuba kamwe ugasanga ka biwari ntabwo urukamira kubera yuko unywa imiti kameme ntabwo wanywa inzoga so rero biba byiza wifashe cyangwa mu kimwe niyo binakuraniye ukoresha agakingirizo biroroshye urumva bibonera n'ubuntu so ndumva nyine nta mpamvu yuko umuntu yakandavurira ubusa kwa niki kibababaza mu rugendo turimo rwo gukomeza kubaka imyidagaduro ikintu kimbabaza shangiye igihe ndimo n'icy'amashimwe ntakubeye urumva muri rusange urebye society turimo yo kubaka uruganda n'ikintu ubona kibabaje muri urugendo kuko twese turafatanije twe gusigana ikintu kimbabaza ni kimwe kubona umwinfluencer ukorera ubuntu ko nibyo icyo cyane kuko biravuna tukiri aho ngaho biraseretse tukiri aho ngaho buri kantu umufluencer kuri wowe ni muntu ki umuntu wese ujya ku mbuga abantu bakamwumva ari benshi wongeye mwita umwinfluencer abantu bakamwumva ari benshi kuko kugira ngo nkwemeze yuko ibi bintu bigira kure ushaka kuvuga ati we impamvu ubona usa nkaho nta impact bitanze ni uko uba uri kuvuga utuntu twiza gerageza uvuga igihugu nabi ugire views igihumbi urebe ukuntu ntumenye abagufasha ahantu bari kugira ngo wumve ukuntu ibintu tuvuga bigira influence iyo uvuze umuntu nabi urumva nubwo byaba ari views igihumbi bimugeraho urumva bishatse kuvuga ngo umuntu wese uvuga abantu bakamwumva uwaba umwinfluencer ni umwinfluencer kuri njyewe rero ikintu cya mbere kimbabaza ni ukubona uwo muntu akorera ubuntu ari nayo mpamvu turi gusaba gavumenti ngo idufashe nk'abantu bo kuri Instagram abantu bo kuri TikTok ko twabona monetization y'izo mbuga kugira ngo nabo bagire icyo babona kuko buriya iyo bafite icyo bari kubona urumva urubyiruko rubonye akazi urumva rimwe na rimwe n'iyo myangaro yo kugira ngo bajye muri ibyo biyobyabwenge ahubwo bigire mu kwinfluencinga abantu usanga noneho hari nabwo turi no kubona wenda n'abavuga igihugu neza urumva kuko nyine already bari kukiramo ariko ari naho ngengera nkabumva none se ko nizo dufite aka kanya turi kuzikoresha nabi ku bwacu zikaba ziri kudusenya bande izo mbuga zitandukanye dufite zirimo izo tubona platform zitandukanye ko turi kuzikoresha nabi rimwe na rimwe tukisenya n'ubwacu tukisenya ariko nabi gute wowe uduheza urugero reka duhere ku bimaze iminsi ibihe none se nabonye usimbuka none se gusimbuka ni ikibazo ikibazo kiri he umuntu yasimbutse ibi bitwaye iki aka kanya zisimbuka muri studio wenda reka tuvuge ko uburyo bavuze wenda ziri gukoreshwa nabi turi kubona ko abantu bamwe bari gusebya abandi bashyira hanze video wenda zitari ngombwa abantu batari bakeneye nubwo buryo biri kugaragara ko social media ziri gukoreshwa zivane aka kanya vanaho social media byagenda gute kamwereke babonetse turi kumwe buri kantu na buri umva se ibyaha tureka ku mbuga ibyaha kuva kera urumva nose mu nsengero ntihakorerwa ibintu bibi reka twatangiye kubona n'abapasiteri babafu yego ntabwo ari ikibazo kiri kuri social media mwibigegeka kuri social media ahantu hose nta hantu umuntu adakosa ibyo rero ntabwo ari byo mwahera mvuca akazi kacu umuntu aba ari minisitiri agakosa kandi ari minisitiri urumva umuntu aba n'uruhe rwego aba ari umuganga agakosa aba ari umunyamakuru agakosa nta hantu badakosa aba ari umuhinzi bagakosa ahubwo bafata abo bakosheje babakebure bareka kubyegeka mu social media kuko already bari gufata ikintu kwa kundi bavuga umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo abumwe agatukisha abo uvuga ngo byo bamwe bari kubikora kuri social media ariko bikagira ingaruka ku bantu bukoresha social media mwese akakaye tuza abantu kajya nangaruka bingiraho rigamani mwibitwegeka izi ngaruka twemeze neza nakongera ahangaha ibintu bari kuvuga abajama birumvikana pe ahubwo wa muntu uri kwikoresha wowe hitamo ikintu kigufitiye akamaro setu kuko wa mugani ahantu hose barakosa
amakosa ntabwo uzabona ibintu bifite umurongo gutya ijana ku ijana ahubwo wowe uri kwizikoresha ndareba iki ndafata iki ndareka iki simple yego nawe ubundi gufata ibintu bitanga umugati byaba nkanjye urumva ufata ngo social media ngo nakoze iki ngewe wifata ngo social media zose kuko twebwe natwe twakoze ahubwo bazuha umurongo niba hari utaniye kuko inzego zirahari tunaziranye uriya yashaka umugati ninde se urashaka nde yitwa atako gapipitira kandi n'umufunga iminsi 2 kakongera gupostinga nanjye muntu ibyo rero byo gufata rero ngo barunaka ngo bakoze ibi ngibi ngo na buri kantu buri ngo bagendeyemo gute kuko nyine already urumva hari byiza social media zatuzaniye nk'ubu ngubu rakubwiye ko yavuye mu bwogoshi byari byanze ava mu nzu y'ibihumbi 10 duterateranya byari byanze ariko ubu ngubu tumeze fresh mumeze neza urumva icyo byatumariye none ugataha ahantu hava umugati ngo ukavuga nabi uyu havuze nabi rero mba numva uri kunkorogoshora uvuga ati sigo uvuga ngo tuzikoresha nabi gute n'umuntu yaza akavuga ati Jay Polly yavuze aba radio byazi nabi mwamuzimije umwaka wose kandi ugasanga ashobora kuba yaratutse nkawe ariko ugasanga mwamukomanyirije cyangwa yavuze n'ibintu biri byo none se yarabeshya ese amadebe none yarabeshya agenewe wabivuze yavuze ngo ni amadebe buri gihe abanyamakuru amadebe ariko njyewe nkurikije icyari cyabaye niyo singiye gufata bose ngo mbagere amadebe ariko nanjye nagukorera nk'amadebe nk'atatu nkavuga hano niba nta kibazo bateye amadebe kumubwira nta kibazo wowe tubwire tubaba nanjye bitewe n'ibintu nzi nibo bihorere ndamburiza umuntu bihorere ntabwo ari ngombwa wasaga ari nanjye iki cyiza byo ni uko njyewe umuntu wese wayidebe mu bunyamakuru wallahi nta nubwo bimuhira aka kanya umuntu nanamuvuza hano naba mwamamaje yararangiye nta kintu nazana no kumuvugaho njyewe nta mpamvu turigendere duhita tujya nanone kuri cya gice rusange turimo twese twari turimo tureba ukuntu bimwe na bimwe wenda bivugwa ariko tukanareba tukanaba uko rimwe abantu atari bose ni n'iki noneho mwishimira ku iterambere ry'imyidagaduro muri rusange imyidagaduro mwana imyidagaduro turi kubona Bruce Melody ari kujya za Kenya tukabona baramwakiriye tukabona Mbonyi agiye za Kenya nyine za Tanzania hose bari kumwakira imyidagaduro muri rusange yageze nava ko igeze ahantu heza mu Rwanda kera ubwo ngeze mu muziki kera abanyamuziki byari bigoye kubona umunyarwanda akubita indirimbo ye ikaba hit mu gihugu umurundi yarazaga akabikora ba Roriro Big Furious bazaga bakakora ariko ubu ngubu ntabwo umurundi yapfamo urumva ni fresh ikindi nubwo bavuga ngo ni amatiku ngo ni ibiki ahubwo wenda babakebure bareke kugera kwinjirana mu bintu bijyana mu moko ko aho ngaho ntabwo ari byiza ariko mu matiku ngo showbiz bizamura showbiz muri rusange kuko ngubu tuvugana nta muntu wo mu Burundi ukora showbiz waturusha views ari twebwe kandi atari twe ba mbere ngakora showbiz yo mu Burundi cyangwa ine ya East Africa bisanzwe gutya aturusha views biragoye ariko kubera industry nyine iyo hamaze kuza abantu benshi rega nibi mwita matiku ni competition sibyo kuva kera habaga bitanga abapaparazi ibyo bintu byahozeho ahubwo ikiza no kubiha umurongo ku buryo bidakomeretsa ngo byangiza igihugu naho kuvuga ngo niba ucuruza indagara nayo ncuruza izindi kugaragaza uburyo izanye zo zirenze wenze za kandi niba na ngombwa n'abakiriya ndabahereza kuri make urumva kugira ngo batajya iwawe ibyo rero ntabwo urabyitwaza wowe ngo uvuge ngo showbiz iri mu Rwanda ngo kukire ari gucuruza ngo ngewe ngo agahereza abantu kuri make ngo kugira ngo acuruze wenyine ibyo umva umuntu wese agira stress sinabira by'abatumirwa ngewe mfite ntumirano nkabona amafaranga yo kuba haze nayabahereza bakazi wanye nkababwira ati noneho mwakiye n'inzibyo nimuzajya n'ahandi kuko turi gucuruza ntabwo ibyo bintu wabifata ngo byitware ngo uvuge ngo abantu bakwanze ngo ibintu bya uzi ukuntu umunyamakuru ngo wishyura abantu biganiro nkavuga n'uwo nguwo shani we twabuze aho ujya hano kuri radio mwantayemo najya he handi radio nazo ndagusubiraho
indwara ni iki nyine reka turi gushaka amaronko urumva turi gushaka amaronko kandi iyi showbiz nibayita show business iyo ka business nyine kaba kajemo so niba tubona abatumirwa ari bamwe tukabona nyine tugomba bahanganira ngomba kugerageza gushyiramo agakoryo kanjye kugira ngo abo batumirwa mbagumane so niba mbagumanye rero ntabyita urwango ntabwo urabyita iki kandi niyo nanagusebya ufite mikoro ikibazo wisebanya bya bindi byo kuko nk'umuco wa kuzanya nshobora kuza uriya n'urutwe uriya views ebyiri ibyo ni ibintu bisanzwe ntabwo mba nangije ikibi ni ukugenda ugatangira ukajya iwabo ukagera ibyo ntabwo biba bireba abantu bari muri showbiz ariko in case turi muri show business njyewe nkabona iki kintu kirarya kandi nta kintu kimbangamye kuri sosiyete wenda urumva kikubangamiye kuko nyine ndi gufata kunda nawe shyira harenza yanjye umfate kunda duhanganira isoko nyine rero guhangana isoko ukoresha amagambo ubwenge ibyo ufite byose urumva nitwaye tuzi ko bya bintu birimo amafaranga aza kubonekamo umuntu umwe avuga ati ibi bintu birimo amafaranga atangira no kwishyura abatumirwa biramotiva natwe tukabijyamo harimo ayo kurya n'ayo guha umutumirwa ukajyayo hari abantu rero bayaryaga buturi akaguha ikiganiro akwereka kakugiriye impuhwe kumba ni mama miliyoni ubundi akavuga ati noneho wowe nareke gukoresha ku buntu ahubwo wenda ngwino nguhe amafaranga kandi koko nakwishyuye kumva se ahandi nitwaye na yabaha agasha rero ugasanga uwo muntu uri kubivuga washatse no kumwishyura no kumwishyura numva bitoroshye biri inyuma y'amarido urumva ibyo rero nibyo bagiye bafata ngo showbiz ngo ahubwo bafata abo bantu bafata ngo showbiz bakayishyiramo iyo myanda bacisha akanyafu showbiz bayiturekere ariko si ubundi mubona buri kantu buri muri muri showbiz undi yayimeze itewe nangiye kwigirira impuhwe noneho reka twongere kuvuga ngo uretse kuba mwakitwa burikana buri nguni ngo iyi radiyo ubwo ni mwebwe ibere kuko ngo umuntu ayebye yumva ni B&B kandi ni burikana na buri nguni ubundi rega ntabwo bazi ko twayiguze se ese bumvisha ari ibintu ngo bihuriranye aba bantu mubasubize rwose twarakaguze akaradiyo ni agashami kacu hari umuvandimwe aho uzanyereka umuvandimwe cyangwa uzanyereka shopu yayihuye ahantu mbonye ngo handitse ngo buri kantu shopu hari ahantu hano no ku Gisozi naho hari buri kantu shopu n'ahandi Huye aho gatisha abavandimwe arakize ko kandi nta makuru kubashaka bakajya bashyiramo akantu abantu bagomba kujya babata oya ni bya bindi kumenyekana still nta mafaranga uragira nyine izina ryawe barikoresha mu buryo bwabo urumva kanya tugiye no kujya ku bintu bya copyright minisita twari turi kumwe mu kanya gatoya muri press conference bavuga ko hari event igiye kuba ya access hamwe na mini youth aho bagiye kongera kwereka mwebwe uburenganzira bwanyu ku bihangano nizi mbogamizi zihari ku bijyanye na copyright ku bihangano by'umwihariko mubona bihari aka kanya kuri uyu munota uburenganzira aho buri usanga nyine ufite izina ariko kubera ko tutari twagira amafaranga kuko buriya iyo uvuze izina ryanjye buri nguni ngiye kubyandikisha muri RDB ugomba kurisorera kameme ntabwo twanze gusora ahubwo nuko nyine byavamo umugati ntabwo bari kuduproviding uburyo bwo kubasorera iyi YouTube nubwo tuyikoraho ni mu buryo bwa scam ababizi barabizi nje ubu nsorera Amerika nje mba mu Rwanda urumva bishatse kuvuga ngo as long as igihugu cyemeye ko YouTube igira ibiro hano izo za silverback niba za silver play button tukaza kuzifata hano i Kigali zituriye amadege bazabona ko ibi bintu bifite amafaranga ngira ngo bagiye kuzabikomozaho turaza kumva mu kanya gati ikiganiro tutuvuyemo abantu baze no kuza kubikurikira mbere ko dusoza mu minota 2 uretse gato ntago turafite ibibazo ngomba kubabaza tuzogaruka nk'iminota 10 mu isaha igaruka ariko ariko wenda mbere yuko twumvisa n'umunota w'ubwenge buri kantu na buri nguni ikiganiro duheruka gukorana turi kuri Genesis Comedy murabyibuka ko twakoranye ikiganiro
bwa mbere wari ufite kariyeri mwari mufite nimba ari we wambwiye ko wabanje kuririmba warangaga ariko uravuga ati uyu muvuno wo kuririmba ntago uzamfasha uza nyuma kujya muri kariyeri urimo nyine y'urwenya cyangwa se ya komedi ubona birafashe nyuma urambwira ati waka kanya noneho za ndirimbo nzikoze nabona uburyo aho zigera kubera ko hari zinamaje aka kanya iyo kariyeri yawe warayihagaritse cyangwa ushobora kubikora cyangwa mwabikuye muri ya rebo yanyu ya BURIKANTU niyo igiye kujya ibikora mu mwanya wo ko we wakazamuye yamana wari ufite wo kuririmba cyangwa nawe ubwawe uba wumva igihe kizagera rya tafari noneho ugashyiraho irindi nawe muziki tukabona ikintu nshaka gukora nifuza yuko abanyarwanda nubaka akanya umuntu ufite telefone abikore urumva fungura telefone yawe niba ufite Spotify niba ufite boom play aka kanya turi kuvugana niba ufite audio mark muri telefone yawe fungura wandike buri kantu na buri nguni aho basaba following aho basaba iki nyine ingoma zanjye ndashaka yuko ngewe abanyarwanda batangira kuzikonsoma kuri za boom play ku buryo ngewe sinshaka mani kuzajya nzano kuri BBF mu Rwanda n'abasana urumva nje nshaka gukura nkavamo urumva indirimbo yanjye niba mbona ukwezi gushira mfite wenda nka mafree listeners wenda z'abantu wenda nk'ibihumbi nka 30 nje ndishima man njyame ndeke kivumbaze hano avuge ndeke y'amana bakakanya ngewe y'amana arambabaza cyane abari hano Afrique mwajimije abari hano azavuge urumva sinshaka gutinda mwibi bintu ndwana n'abanyamakuru ngo vava ngo reba ngo stini ngo sinzi ngo erega ikibazo buriya iyo ubaye umunyarwenya mwiza uhereza umwanya none n'abanyamuziki beza bakore kuko turi abanyamuziki nibyo ariko twemera ko hari abanyamuziki beza ku rwego rutwenze kanuna buringuni nde mukuru ni njyewe ni wowe buri mwese ajya asubiza akuru kubona uriya mutwe atari we mukuru koko abona bafite umutwe w'iterabwoba urakuze uriya mutwe abasanzwe kabisa ni 10 ryuzuye so ni ikibazo kiba buri wese umurasubiza kwihuse so iyo umwe afite gahunda yo gucemba ugenda gute mwavuze ko mubana